ukuntu bimeze ahubwo we kuntu yarateye yareba n'isi kuntu imeze we yaharaniraga kumbwira ko ari njye ugomba kwirinda kuko yabonaga hano ngo muri Rubavu ngo bararoga niko ajyaga kumbwira ngo wirinde nkambwira nese urambwira nirinde ahubwo aba ari wowe wiheraho wirinde makabigira ibintu byoroshye ariko nyange wenda ku ruhande rwanjye kuntu natekereje ntago natekereza ko wenda nk'igitsina gabo cyavuga ngo kigiye kuroga umugabo mugenzi we cyangwa umugore cyangwa umukobwa ariko ngiye uruhare rwanjye runini rutekereza wenda nko igitsina gore ko wenda ari baba barabikoze tukira urahamya ko umugabo wa Tresfor yishwe n'uburozi yego amahembe abantu nyine barimo baraganira byinshi kuri za rezo sosiyo ngende hariya hari n'umuntu wambwiye ngo kiriya cyayi bamuhaye ubwo mwavaga mu rusengero ngo nicyo cyaba cyarakomeje ibyo byose kuko hari ibicurane bisanzwe ariko nawe ukavuga ko mukigera ari bwo wumvishe utangiye guhumeka bidasanzwe ku ruhare rwawe we nta bantu ubona bakoze ikintu bita ngo tumuhombe haba no ku ruhare rwawe abantu batari bishimiye iterambere ryawe bantu nyine iterambere ryanyu muri rusange none se kuvuga ku cyayi hari yabundi abantu bateguraga ibintu byo kurya baba abadiyakoni bo mu itorero ntago najya gukeka ngo ni itorero pe ntago navuga ngo ni itorero ryabikoze kuko ibyo batwakije twese twarabikoresheje kuko yaruye mbere nanjye nkurikiraho kenshi mu bantu dusengana kubera ko abantu dusengana bari biteguye ubukwe bwanjye bitavugwa bari babwiteguye kandi bihagije ubwo rero ntago ari bo navuga ngo ibiki na n'izi sana nibo pe turi kumwe ntawe navuga ngo ibi ntago birimo cyangwa ngo birimo abo dusengana barahari turi kumwe ibyo uvuga nabo umuryango we twagerageje kuganira nabo nibyo bavuga basaba abantu kutikoma itorero rya ADEPR kuko ngo yaramaranye igihe nka murumuna we tuganira we yavuga ko ashobora kuba yaragize depression cyangwa se agahinda gakabije n'ubundi burwayi twese tugendana indwara zitandukanye kuri iyi si ntiyabura uburwayi uretse ibyo bicurane cyangwa se ubwo burwayi yarafite bwo guhumeka nabi hari indi ndwara wari usanzwe umuziho umusheri wawe mumaranye amezi 10 mukundana ntayo pe abagufashe mu buhe buryo bakuye hafi mu buhe buryo abari hirya no hino kuri isi badukurikiye ubu ukeneye iki icyambere n'amasengesho nk'umukristo yego nuko cyambere nuko bamfasha gusenga nyine nkareba ko nakomera kuko gukomera kugerageza kugira ngo mbyibagirwe bikanga pe amasengesho n'ayambere ikindi wenda nk'icyifuzo mba mfite nuko wenda nahindurirwa ubuzima dukomeze twifurize ibihe byiza cyane wowe udukunda kandi uduhoza ku mutima mu bice urimo komeza gubwe neza cyane muri weekend ni Connect Media TV ni Impanuro TV ni Kivu Iwacu Info ndetse n'ibindi bitangazamakuru uraza kubona twatangiye inkuru y'urupfu rwa Tresfor uyu ni umugabo w'imyaka 50 wari ufite ubukwe mu kwezi k'Ukuboza tariki 20 ukwezi ko n'ukwa 12 yarangije kwitaba Imana nyuma yo kuva mu murenge n'urupfu rwababaje abatuye isi bari hirya no hino uko mukomeze kugenda mubigarukaho nyuma yo kwerekanwa mu itorero rya ADEPR yarasanzwe asengeramo byarangiye yitabye Imana mu buryo butunguranye tuje kureba Madame umugore wa Tresfor dore ko basezeranye mu murenge turebe uko amerewe nyuma yo kujya muri koma nyuma yo guhura n'ihungabana rikabije ku byamubayeho kuri ubu aragenda agarura intege mu bugingo twaje kugira ngo tuganire nawe ese abayeho ate ubuzima bumeze gute
umuryango we wakiriye gute gushyingura umukwe wabo Tresfor. Uyu rero tugiye kuba tuganira nawe, ni Umulisa kaze neza, tugiye kuba tuganira nawe. Turi mu karere ka Rubavu nk'uko mubibona, turi mu murenge wa Rugerero, twaje kugira ngo tuganire n'uyu muryango. Nahazwi nko mu Gisha, ari naho uyu mukobwa Umulisa atuye. Ese impamutima ze nizi? Aragenda akira ibikomere, aragenda yiyakira. Ntabwo biba byoroshye kubura umuntu mwari mugiye kubana, kubura umuntu ukiri muto mwari mufitanye ubukwe. Ni igikomere navuga ko kidasanzwe, ni igikomere navuga ko atazibagirwa mu buzima. Ariyo mpamvu mudukurikiye muri hirya no hino isi muri rusange, mugomba kuba hafi uyu muryango kugira ngo ukomeze kugenda wiyakira. Bimeze bite mu muryango? Byifashe bite mu baturanyi? Byifashe bite aho yaragiye gushaka? Impamutima zabo ni zihe? Dore ko ari ntazo, ni agahinda gusa, ni umubabaro. Nibyo bitugenza kuri uyu munsi wa none. Mutujye kure, amaso yanyu muyahange kuri ekara zanyu, abafite telefone, abafite ama laptop, abari kuturebera muri biro zitandukanye, mwese mukomeze mugira ibihe byiza. Mu kanya gato turagaruka tubereka cyangwa se ikiganiro nyirizina twagiranye na Umulisa nyuma yo kubura uwo bari bagiye kubakana cyangwa se kurushingana tariki 20 Ukuboza muri uyu mwaka 2025. Stay in touch, turabakunda kandi tubahuza ku mutima. Amakuru yizewe no tuzakomeza kugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ikaze muri ihangane. Nta kibazo. Ihangane. Umere ute muri weekend? Muri weekend imeze neza nubwo atari neza cyane. Ako nyine nuko bitewe n'impamvu. Uyu ni umunsi, niba nibuka neza, umunsi wa gatatu, niba atari wa kabiri ubuze, ni umunsi wa kane. Umunsi wa kane. Umunsi wa kane ubuze umwe mugiye kubana. Ntabwo twavuga ngo uriyumva ute, nta byiyumva, kuko nakababaro, nakababaro, nagahinda, ni umubabaro utazibagirwa, ni igikomere. Ariko se abantu barimo kukuba hafi muri ibi bihe, inshuti n'abavandimwe, urungano rwawe, umuryango muri rusange? Yego, barahari pe, nta kibazo, nta nicyo nabashinja, barahari. Tujyane mu rukundo rwawe n'uwatashye. Uri umu-ADEPR, uri umukristo. Twemera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, twemera ko nta kibaho, nta mpamvu. Imana uwo yiremeye yishatse iramusarura mu gihe runaka, igihe kigeze. Byagenze bite urukundo rwawe na Tresfor? Mwahuye ryari? Mwe mumaranye igihe kingana ute mu rukundo? Twahuye mu kwa mbere. Ngubu umwaka wari ugiye kuzura. Yego. Muhurira he? Ya, bisanzwe twahuriye mu nzira nko kwahura n'undi muntu mu nzira, nyine akabwira ko agukunda, kamunuka byumva gutyo. Amubwira ati nyine nzabitekerezaho. Nyine ubwo birangira byemeye. Maze kwemera duhita dushyiraho umushinga w'ubukwe. Tudupanga n'irembo ryabaye mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo naho urangiye dushyiraho umurenge. Karabaye ukwa 10 kuri 23. Nabwo nta kibazo cyari kirimo, ibirori byarabaye. Tumaze gusoza umurenge, dutegura invitation, tugomba gusora invitation kubukwe nyine bugeze. Ubwo twebwe invitation turazisohora, twebwe mu ruhande rw'umukobwa twasoje kuzitanga, dusigaje iwabo w'umuhungu. Biba ngombwa ko tugomba kujya iwabo w'umuhungu, ariko mu minsi twapanze yo kujyayo umugabo yari arwaye, ntabwo yari ameze neza. Amamagara ko atameze neza, hari kuwa gatanu. Kuwa gatanu w'icyumweru twasoje? Yego, kuwa gatanu. Ariko yari afite grippe, umutwe no gukorora.
ariko kubera ko nari nzi ko yarwara amagripe no gukorora atari indwara imuryamisha hasi, noneho nibwo yamamaga yambwira ko noneho nyine indwara yamuzahaje. Ndamubwira ati niba ari indwara ufite shaka imiti, ambwira ko ayifite kubera ko ngiye hari najyaga nkunda kurwara gripe akandanira ibinini bimeze ukuntu. Ndamubwira ati ihangane wari ibyo ukoresha nawe urebe ko biraza koroha. Aravuga ati we yarwaye afite umuti akoresha kugira nyine ngo ahita akira nyine bite birangira, kubera ko kenshi na kenshi ni umumotari aba ari mu muhanda. Ndavuga ati okay nta kibazo, ubwo none ihari reka nizere ko uraza kumera neza. Ati yego nta kibazo. Ubwo kuwa gatandatu ndamuhamagara nimugoroba ndi kumubaza ukuntu tugomba kujya mu rugo kwa muzehe. Muhamagaye arambwira ati nubwo turi kubipanga meze nabi. Ndamubwira nti se niba wumva ko utameze neza waretse twere kujyayo, ubanze wiyiteho tuzajyayo nyuma y'iki cyumweru. Aravuga ati se waretse twere kubikuraho kubona ko iminsi yagiye kandi ko tugomba gutanga invitation zikamara hanze ukwezi, tukajyayo nyine tukazitanga bikarangira. Ndavuga okay niba wiyumvamo akabaraga nta kibazo reka tugende. Ubwo twarabyutse mu gitondo tubisezeranaho ko turi buze kuza kujyayo. Mu gitondo yaje kumfata hano mu rugo turagenda tugera ku rusengero, twagezeyo tunakererewe ariko ntabwo yari ameze neza. Twagendaga turi guhagarara mu nzira, mbwira nyine ko bitoroshye kandi koko nanjye bwanjye narayibonaga nkabona ararwaye, ariko kubera ko we yari arakomeye ntabwo yabigaragazaga cyane. Ariko kubera ko njye nari mbizi, benshi bari banabizi mu bantu bari hafi ye, bajya baganira cyane, benshi bari bazi ko nyine arwaye. Kanswe ko yajyaga bazana ibintu byo gucuruza bari babizi. Ubwo igihe cyarageze tugera i Kayove, tugera ku rusengero baratwakira, ariko ntabwo ari guhumeka neza kuko ari njye twari twicaranye ari guhumeka nabi. Ndamubaza nti se sheri ko numva uri guhumeka nabi waretse tukajya gushaka aho uburyamye ukaruhuka? Ati hoya. Ati se shose nakubwiye ko ibintu byose ari gukomera, tereka nkomere nihangane biraza gushira. Ndamubwira ni sawa reka mbyizere. Ubwo nyine nibwo mu rusengero bageze igihe cyo kwakira abageni, baratwakira batubaza ibyo batubaza turasubiza. N'umugabo atanga icyifuzo cye, icyo ashaka arakivuga, ibintu byose barabitwemerera. Ubwo igihe cyo kujya kwiyakira kirageze. No kurya ntiyabishobora, yari abishoboraga kurya, kunywaho yaranyweye, anywa icyayi cyo yarakimwe arakibasha, byo kurya biranga. Ubwo turataha tujya kwa murumuna wiwe. Ubwo nyine turaganira bisanzwe, apresenta abantu bose twagendanye, buri muntu wese nyine aramupresenta buri muntu wese uwo ari we. Ubwo birangiye turataha. Ubwo mu gutaha rero ubwo bavuze ati reka dushake umuntu watwara moto yiwe cyangwa mutware atugeze ku muhanda kugira ngo tubone uko nyine nitugera muri kaburimbo arashobora gutwara. Ubwo biba gutyo, we yarazamutse aritwara. Tugeze ruguru kubera ko twari twicaye nabi, aravuga ati reka bere kuntwara turi kubyigana, ahubwo reka tugendane. Ubwo mva kuri iyo moto arantwara turazamuka. Tugeze mu nzira dusanga hari abo twari turi kumwe bagize ambutiyaje. Aravuga ati ntabwo twabasiga, ahubwo reka duhagarare turebe ikibazo bafite. Ajya kubareba nabwo biri kwanga, ariko mbwira ati muri biri kwanga. Ndamubwira none se waretse wowe ugasubira mu rugo bakakwitaho twebwe tugataha? Ati hoya, ati ngwino ngucyure. Ubwo nyine turataha. Twageze hano hafi saa 11 zirenga, yari ari kumwe n'abashuti be. Ubwo turamubaza ngo wenda tugire icyo tujya kumufasha, avuga ko bitarakunda ahubwo kajye kujya kwa muganga. Ubwo nyine twaratashe burira. Ngeze mu rugo ndamuhamagara ndamubaza ngo ameze ute.
arambwira ati ni impumure nyine ngo biraza gushira ajya kwa muganga. Ubwo naramuhamagaye nka nijoro arambwira ngo yagiye ku banyabuzima kubera ko twe twakekaga ko ari malariya. Ndavuga ati reka bagoye kwa Ariteme urebe ko bari bushire, kuko banamwimye kwa Ariteme kubera ko nta bigaragaza ko afite malariya barayimwima. Ubwo ndamubwira ati rero ni muri ku banyabuzima umbabarire ntuze kuza kuryama utamvugishije umbwira igisubizo ku banyabuzima baguhaye. Ubwo icyo gihe naherutse muhamagara gutyo, ubwo nanjye nahise mfatwa ndafatwa ndarwara nanjye ndaremba. Umuntu twari turi kumwe akajya arambwira ati wamuhamagaye mwarimu ukamubaza ukuntu ameze. Noneho ngewe umubiri umfata mbere birananira, ndamubwira ko mbizi ko ameze neza wamureka atari ko muhamagare. Aho muhamagare nsanga telefone ntayiriho ni kompoza. Ndavuga ati ngaho rero ibi bintu noneho turavuga ari ibiki. Ubwo turaryama, ubwo nanjye naryamye nahari narembye pe. Nagiye kubona saa 11 ngiye kumva numva telefone yiwe irahamagaye. Guhamagara ni mugenzi wo bari baturanye, niba bari baturanye ariko no ku rusengero rwabo. Ni we wayihamagaye arakumbaza ngo ninshaka ibyangombwa harimo cya gipapuro twasezeraniyeho ku murenge kugira ngo bajye kuduhereza ibyiciro bya mituweli ajye kwivuza. Ubwo ndavuga ati sawa. Noneho ngewe kubera ko mfite icyiciro ndavuga ati kubera ko ngewe mfite icyiciro reka ngiye mushire ku mugereka kugira bite bikunda bitatugoye. Ubwo turavuga tugiye kureba hari hepfo hari umuyobozi ubikora. Mbwiye tugiye kuhagera aratubwira ati bwari bwakeye saa 12 bwahise bwari bwakeye. Ubwo tujya kureba uwo muntu tuzi ko turi bugereyo bahita baduhamagara ati mwere kwirirwa muri kujyayo byatinda ahubwo muze tugende kwa muganga tubikoreshe kwa muganga ho tureta twishyura ahita yivuza. Ati sawa niba ariko bimeze reka tuze. Ubwo turagaruka ndi kumwe na uriya mu mama tubana aragaruka afata ibyo yari yibagiwe arangije turamanuka nanjye numvaga nahari kugenda byanze bese. Nuko ndamanuka mpura n'umukobwa mushuti wanjye ambwira niwe twahuye bwa mbere kuko abandi bose twarabahamagaraga tukababura. Umubwira ko tugiye kwa muganga turarangije aravuga ati noneho reka ngende mu rugo ngiye guteka bazana ibyo kurya kwa muganga. Ati nta kibazo. Ubwo tufata moto tugeze mu bitaro tumaze twinjiye turamuhamagara uwo mupapa bari bari kumwe aratubwira ati mwarimu umwuka wahagaze nagakiri guhumeka. Turavuga ati ntabwo bishoboka. Ati se none muri ati turi kuri Buhuru. Ati ntabwo bibaho. Dusubira inyuma tujya gufata indi moto tujya kuri Buhuru. Ubwo twageze kuri Buhuru mu kwinjira nabwo turamuhamagara bahita batubwira ko tica amaze gushira mu mwuka. Ibihara byo mu byahi bahita batubwira ko amaze gushira mu mwuka. Ubwo buri muntu wese yahise atumutwa ajyukwe undi ajyukwe mbese nta muntu wamenya ngo mbese buri muntu wese hariya yahise abura ubwenge ni gutyo. Ubwo nanjye ubwanjye mpita nanjye ubwanjye mbubura birancanga nyine. Ubwo nahise nyine nanjye nibona muri koma. Aho naje gukangukira nyine nsanga abantu bose ni amarira abantu bose ni agahinda. Buri muntu wese nyine ari kuvuga buri muntu wese nyine afite ibyo ari kuvuga. Ubwo nyine ndakeka ariko icyo byagenze pe. Yego. Tabyimana ari kuwa mbere. Ari kuwa mbere ku itariki 10. Muvuye kwerekanwa mu rusengero ku cyumweru. Yego. Abenshi babihuza na ADPR. Niba nibuka ni ari mu Rusumo ari mu karere ka Rutsiro umurenge wa Kivumu bavuga ko umutware wawe kuko ari mu rugo ariho hantu yakuriye ashaka kuba ariho yaherewe
amarozi yatumye ashira mu mwuka. We ikintu bivuga iki ko ari ibintu biri kuvuga cyane mu karere ka Rutsiro? Oya, ko bari kubikeka ntabwo ariko biri, kubera ko n'ubundi twe twamutwaye arwaye, ariko ntabwo twe tuzi ikibazo afite, kuko n'izi saha nubwo yavuye mu mwuka natwe turi gukeka ko bavuze ko ari amahembe, kubera ko yapfuye ari kugarura amaraso, bavuga ko ari amahembe yamukubise, kandi bakavuga ko bimwe byagiye kubera ko turi ku rusengero muri Rusumo, mu rusengero niho yahumetse nabi cyane cyane cyane, ndabyumva ku bwanjye bingeraho ndavuga ati ko biri kose hariya ashobora kuba hari ikintu cyari kimugezeho, ndavuga ati ko biri kose mugani ni amahembe, kubera ko tugeze hano ku Gisenyi mu gitondo nibwo nyine byabaye bibi, arangira nyine apfuye ari kugarura amaraso. Ariko kuvuga ngo naba muri ku cyumweru mwaraye mu karere ka Rutsiro iwabo? Oya, twaraye muri Rubavu. Ariko abantu baribaza yarwaye igihe kingana iki nk'umuntu mwabanaga atangira kukubwira ko arwaye, kuko mutegura kujya muri Rutsiro yakubwiye ko arwaye kandi akakubwira ko ari grippe. Umuntu yaravuze ngo ageze no ku ivuriro banze kumuha imiti kuko babuze indwara, ngo baramubwira anywe amazi menshi. Wowe umuzi amaze igihe kingana iki arwaye? Ni iminsi 3, kandi muri iyo minsi 3 yari arwaye yari grippe n'inkorora n'umutwe, kandi nkamubwira nti se ko mbizi gukora siporo, ko mbizi umutwe na grippe, wowe ukoze siporo grippe yahita ikira. Aravuga ati none najyaga nkunda siporo, none siporo yananiye. Ubwo rero ni gutyo pe. Naho kuvuga ngo byavuye mu rusengero higiriya, ntago navuga ngo byavuye mu rusengero, ngo byavuye hehe ntago nabimenya. Ari hano hanze aravuga ko ari abakobwa cyangwa se abo yigeze gukundana nabo baba ex bakugiriye ishyari, bashaka kukubuza umugabo wawe. Ibyo bivuga iki? Kuko nawe urahamya ko amahembe ni amarozi bashobora koherereza mu bahanga mu mivurire ya Kinyarwanda cyangwa se ya Kinyafrika, bavuga ko kohereje amahembe kubaho rwose babigoranye. Yigeze muri kumwe yigeze akubwira ko ashobora kuba ari ibintu ari kwiyumvamo umubiri bidasanzwe? Ese icyo kijyanye n'abakobwa baba barakubwiriye ishyari, wari ufite ubukwe mu kwezi kumwe, abyo urabivuga iki? Ukuntu bimeze, ahubwo we kuntu yari ateye, yareba n'isi kuntu imeze, we yaharaniraga kumbwira ko ari njye ugomba kwirinda, kuko yabonaga hano ngo muri Rubavu ngo bararoga, niko ajyaga kumbwira ngo wirinde, nkambwira nese urambwira nirinde, ahubwo aba ari wowe wiheraho wirinde, mwakabigira ibintu byoroshye. Ariko nyange wenda ku ruhande rwanjye kuntu natekereje, ntago natekereza ko wenda nk'igitsina gabo cyavuga ngo kigiye kuroga umugabo mugenzi we cyangwa umugore cyangwa umukobwa, ariko ngiye uruhare rwanjye runini rutekereza wenda nko igitsina gore, ko wenda ari baba barabikoze. Tukira urahamya ko umugabo wa Transfor yishwe n'uburozi? Yego, amahembe. Abantu nyine barimo baraganira byinshi kuri za rezo sosiyo. Ndi hariya hari n'umuntu wambwiye ngo kiriya cyayi bamuhaye ubwo mwavaga mu rusengero ngo nicyo cyaba cyarakomeje ibyo byose, kuko hari ibicurane bisanzwe, ariko nawe ukavuga ko mukigera aribwo wumvishe utangiye guhumeka bidasanzwe. Ku ruhare rwawe we nta bantu ubona bakoze ikintu bita ngo tumuhombe, haba no ku ruhare rwawe abantu batari bishimiye iterambere ryawe, bantu nyine iterambere ryanyu muri rusange? None se kuvuga ku cyayi, hariya bundi abantu bateguraga ibintu byo kurya baba ari abadiyakoni bo mu itorero. Ntago najya gukeka ngo ni itorero pe, ntago navuga ngo ni itorero ryabikoze, kuko ibyo batwakije twese twarabikoresheje, kuko yaruye mbere nanjye nkurikiraho. Ntago gukeka itorero hoya, ariko wenda kuvuga amashari yo yarahari, ababikoze barahari, kuko ntago yaba ari kuvuga ngo uburwayi busanzwe, ntago yari gufatwa nijoro ako kanya ngo ahita apfa, atari indwara tutavuje ngo tumenye ibyo ari byo.
ngiye nyine mbikeka ko ari abagizi ba nabi. akiri mu mubiri hari abo yakuye akekaga cyangwa se akakubwira ko bashaka kuba bashaka kubicira ubukwe cyangwa bamugendaho muri icyo gitsina gore bigeze bakundana cyangwa mu miryango, cyangwa ni nkuru kwa kundi umukobwa aba afite sheri nyine akamubwira ati nubwo dukundana twigeze gukundana ariko yarateye atya, nta karite y'umuntu yigeze akubwira mu rukundo rwanyu yigeze bakundana? Ibyo ntabwo byabura byo kubwira ko umuntu bakundanye, ariko ntabwo yajya gukeka ngo wenda mu bantu bakundanye harimo bamugirira nabi. Isaha izi kubera ko we yari umukirisitu usenga, ntabwo ibyo bintu abitekerezaga. muri amasaha y'ishusho niye wasengeraga muri ADPR mbere Yego. mbere ko muhura uzi uri mu ADPR Yego. nawe ari mu ADPR, nihe shusho urimo kubona nyuma yo kubura uwo mwari mugiye kubana mu nshuti zawe mubo musengana abandi bakabihuza n'amaroza ari kuvuza ubuha mu madini n'amatorero? Twe kwikoma ADPR gusa, ariko birahari birimo kuvugwa, abenshi bari kuvutswa ubukwe bikava no mu mashyari kubo muririmbana musengana muri ADPR. Ibyo bintu duha ishusho n'uburyo bamwe muri bo babyakiriye bakimara kubona ibyakubaye mu musengana. Nyine kenshi mu bantu dusengana, kubera ko abantu dusengana bari biteguye ubukwe bwanjye bitavugwa, bari babwiteguye kandi bihagije. Ubwo rero ntabwo ari bo navuga ngo ibiki na n'izi sana ni bo pe turi kumwe. Ntawe navuga ngo ibi ntabwo birimo cyangwa ngo birimo. Abo dusengana barahari, turi kumwe. Ibyo uvuga nabo umuryango we twagerageje kuganira nabo, nibyo bavuga, basaba abantu kutikoma itorero rya ADPR kuko ngo yaramaranye igihe nka murumuna we tuganira, we yavuga ko ashaka kuba yaragize depression cyangwa se agahinda gakabije n'ubundi burwayi. Twese tugendana indwara zitandukanye, uri kuri iyi si ntiyabura uburwayi. Uretse ibyo bicurane cyangwa se ubwo burwayi yari afite bwo guhumeka nabi, hari indi ndwara wari usanzwe umuziho? Umusheri wawe mumaranye amezi 10 mukundana? Ntayo pe, nta kindi kibazo yari afite, kandi no mu buzima bwe bwa buri munsi arwara amagripe gusa, nta yindi ndwara nigeze mubonaho. Abantu bakavuga ngo nyuma y'uko uru rupfu nyine bimaze kumenyekana ko yapfuye, bakabihuza bakavuga ngo ayo mahembe bamuterereje ngo akimara gupfa muvuye majya muri iriya kwasiteri yagonze moto, byo ntabwo mwabyumvishe? Nta mpanuka nigeze ngewe numva, kubera ko amahembe ibyo kuba byarabaye byabaye mu gitondo cya kare, mu gitondo kare, kandi ntabwo bigeze batega kwasiteri, nta kwasiteri bigeze batega, kandi nta n'impanuka yigeze iba, ntayo. Ntabwo bahise bihuta bajya kwa muganga, nta kibazo kigeze kiba mu muhanda. Ese ntacyo mushinze ibitaro wenda cy'uburangare kuba bararangaranye umurwayi wanyu? Wenda ko byagenze iyo situation kugerayo bakamubwira aho kumuha imiti bakamubwira ngo nta burwayi babonye asubireyo ahubwo anywa amazi, cyo nta kintu numva ko ibitaro nabyo ari nyine ngewe mbashimpe, ntabwo nabura kubivuga, hari amakosa mbashinja, kuko nta kuntu umuntu yabatwarira umurwayi nijoro babona ko arembye bakamusubwira ngo nasubire mu rugo, bakamuhereza ngo ibinini 2 bakanamwishyuza n'amafaranga menshi kandi batanamuvuye. Nta nubwo bibaho. Na mu gitondo babonye umuntu twaramusubijeyo, ntibamuvuze ngo bamukorere, arinda apfa nta n'ikintu na kimwe bamukoreye batanamukozeho, nacyo ni ikibazo. Uravuga ko ari ikibazo n'abandi bagenda babihuza gutyo, abavuga ko ashobora kuba yararangaranwe ndetse na ADPR muri rusange byose ubishyizeho mucyo ni byiza. Kuri ubu ukurikijeho iki? Ubukwe bwe bwarangije gupfa, uko mwagomba kubukorana, Imana yaramusaruye, dukomeye tumwifurize no kuruhukira mu mahoro y'uhoraho, imirimo yakoze imuherekeze nk'umukristo wa ADPR. Ariko so haraza gukurikiraho iki? Kuko hirya no hino abantu baribaza, ese ubayeho ute? Urakurikizaho iki? Uri mu buhe buzima? Ni na byiza kuba wagize imbaraga, urakomeye, biragaragara nk'umukristo wizerera mu Uwiteka ko ibintu byose bishoboka. Urakurikizaho iki nyuma y'ubukwe wari ufite mu kwa 12 mu Kuboza
usubitswe bitewe n'ikibazo wahuye nacyo? gusa nyine wenda icyo navuga ko abisubitswe nyine nabyo birambabaje cyane pe, kuko numvaga ngewe wenda ngiye kuva mu buzima bumwe ngiye kujya mu bundi. Ni ibintu byimbabaje cyane kuko numvaga ko umugabo nari mfite namukundaga, numvaga ko mbese ari uzambera byose byanjye, kuko nanjye naramubwiye ko ngomba kumubera byose. Ababyeyi batabaye nkahaba, nawe aho abanjye batigeze baba akahambera. Ubwo rero kuba bitakunze urumva nyine ni igikomere gikomeye pe, gusa nyine ndababaye. Ubuzima busanzwe nyine wowe ubayeho ute? Support ibiki ku bantu, hari umuntu twaramwiye ngo Mulisa ni imfubyi ku babyeyi bombi, ubuzima bumeze gute? Mu buzima busanzwe nyine nk'uko babivuga ndi imfubyi ku babyeyi bombi, mvuka njyenyine. Ubwo nyine kubaho umuvandimwe ufite uvukana mu nda kwa babyeyi bombi? Oya, ntawe mfite. Mbana n'umubyeyi w'umugiraneza. Ababyeyi bawe wakuze bariho? Namenye ubwenge ntabo mbona. None igikomere kije mu kindi uretse kwizerera. Urumva Jean Paul, kwizerera mu Mana no kuba waramenye Imana, urumva ko Mulisa afite ikibazo gikomeye, no kubyumvisha biragoye. Wenda n'abadukurikiye araza kubaha nimero abageneye n'ubutumwa ushaka kumuhumuriza, uri mu Rwanda, uri muri Amerika, uri hirya no hino isi yose bidukurikiye muri rusange. Tudatinze, hari ubutumwa ufitiye abatuye isi bumvisha inkuru yawe, wenda ngiye n'ibyo by'ubupfubyi ntabyo narinzi, ni igikomere mu kindi. Abantu urabaha ubuhe butumwa ku rupfu rw'umwe mugiye kubana Tresfor, ndetse bahe nimero yawe, aho bagusanga, uburyo bakubonamo, abagomba gufata mu mugongo bari mu Rwanda, bari hehe hirya no hino, banze baho ubutumwa wabagenera muri ibi urimo bitoroshye, tugaruke bahana nimero yawe. Unabahe unatange n'inama ku bantu baba begereje ku misi yabo ya nyuma y'ubukwe, bakwiye kubamo mu buhe buzima? Ikintu cya mbere navuga ku bantu bafite ubukwe, ku bageni, icyo nababwira ni uko basenga cyane, kuko Satani ari kugaba ibitero bitandukanye. Tukiri aho nsubiza inyuma, nawe ndi umukristo, abahanuzi mu byo bakubwira ko ubukwe buhari cyane pe, yarabimbwiraga, nari nzi ko bwari bunahari, ariko wigeze guhanurira isanduku? Oya, cyangwa se umugeni? nta buhanuzi nk'ubwo ntabwo nigeze mbwakira, ahubwo nakiraga inzozi. Ubona ko harimo ibibazo? Inzozi zo bambwiraga ko ubukwe bwanjye ngomba kubusengera, ko nyine harimo ibibazo. Yego. Mu nzozi wowe cyangwa ni abahanuzi babikubwiraga? Oya, ni abantu basanzwe. Wowe ntabyo wiyumvagamo? Inzozi nazibonye nyuma, mu ijoro ryo kujya iwabo, nibwo izo nzozi nazibonye, ariko sinabasha gusobanukirwa ibyo ari byo. Oya, ni inzozi. Inzozi zirimo urupfu? Oya, nabonaga nyine ari inzozi. Wumva inzozi ziba zimeze nka filime idasobanuye, ariko iyo urebye neza nyine uko hari n'igihe umuntu arota akabyuka afite ubwoba, asa nkaho yagiye kure. Zari inzozi zerekeranye n'ibyabaye? Nyine zari inzozi nyine zerekeye nyine nk'uko warota ufite ubukwe, ariko ubukwe ufite utazabukorana n'uwo wari ufite. Warabyiboneye n'amaso yawe? Ubwo nyine bigiye guhura. Yego, genera ubutumwa abari hirya no hino ku isi, urabasaba iki?
baguhumurize mu buhe buryo n'umuryango wawe cyangwa se abo bana nabo bakubaye hafi mu miteguro y'ubukwe? Urumva mwagiye mu murenge mukora, habaye no gusaba no gukwa, byose byararangiye. byose byo byararangiye. Hari hasigaye itariki nyirizina, kuko makuru twamenye nuko na ubutumire bw'ubukwe mwari mumaze iminsi muri kubitegura, hari nubwo mwatangiye gutanga. Baha ubutumwa bagufashe mu buhe buryo, bakube hafi mu buhe buryo, abari hirya no hino kuri isi badukurikiye? ubu ukeneye iki? Icya mbere ni amasengesho nk'umukristo. Yego, ni icya mbere ni uko bamfasha gusenga, nyine nkareba ko nakomera, kuko gukomera ndi kugerageza kugira ngo mbyibagirwe bikanga pe. Amasengesho ni aya mbere. Ikindi wenda nk'icyifuzo mba mfite ni uko wenda nahindurirwa ubuzima. Numvikana Jean Paul ni imfubyi ku babyeyi bombi. Urumva ubu anambaye n'impeta. Ni ikibazo hari ibintu biba buriya muri ubu buzima, mwe mudukurikiye muri hirya no hino kuri iyi si, hari ibintu biba ku muntu ukibaza se ni bya bigeragezo bigarukaho muri Bibiliya byagiye biba ku bakozi Imana batandukanye, ba Yobu n'abandi, ugasanga nibyo biri kuba. Wenda tugenda tubisoma muri Bibiliya ukumva ni ibintu byigeze bitaba, ariko ni kurumva ni ikigeragezo gikomeye ku mwana w'umukobwa ukiri muto. N'umwana w'umukobwa akeneye amasengesho atanoroshye, ngo abantu nyine iyo bibaye Abanyarwanda urabazi, tangira kuzamura ibintu, ntabwo bari kuzabana. Nyine urumva afite intambwe. Amagambo abahari amagambo cyane cyane mu nshuti. Turi abanyamakuru, ntabwo twatinya kubivuga. N'abashobora gutekereza wenda uriya mukobwa atera umwaku, ni urugero. Ibyo bikava no mu magambo y'inshuti ze, ariko twamubonye kuva kera, twabonaga ubwo bukwe butazaba. Amagambo nk'ayo ntiyabura, especially mu Banyarwanda aho n'ibindi kuvuga. Ariko abadukurikiye wenda bimwe ntabwo yabasha kubivuga bitewe n'ibiharimo. Murabona afite intege nke, nibwo ari kuva muri koma, no gushyingura bye byagoranye. Twabasaba ubufasha bukomeye, uretse n'amasengesho. Muri akeneye guhindura page y'ubuzima. Ni umwana w'imfubyi ku babyeyi bombi, nta wundi muvandimwe afite kuri iyi si uretse umumama wamufashe bakabana. Yaragiye gukora ubukwe, nabwo biranze, agiye kubona uwazakuraho umuryango bakubakana ubuzima. So mwamufasha, agiye gutanga nimero ye, bamuhamagara, bamwandikira kuri WhatsApp. Utari mu Rwanda umwandikire rwose kuri iyo nimero, agiye kuyivuga n'amazina ye. Wagira uburyo wamufata mu mugongo muri ibihe bitoroshye. Uyu munsi ni Maurice, natwe nejo nawe udukurikiye, ku isi bigenda, we never know ikizakubaho, ntabwo wakimenya. So niyo mpamvu rero turi hano, twakoze urugendo kugira ngo tuze turebe ubuzima bayo. Muri ugiye kubabwira nimero yawe witonze, ndetse no mu biganiro turi buze gushyira hanze mu masaha make cyane baraza kuyibona, n'amazina yawe yombi. Wagira icyo yagufasha, aba mu masengesho, ruwakubera umubyeyi uri mu Rwanda cyangwa se utari mu Rwanda, agafatanya n'umubyeyi usanzwe akwitaho. N'ubuzima tubona nk'ijisho ry'umunyamakuru warubayemo ntabwo bwari byiza cyane. Ariyo mpamvu buze umukozi wari umaze igihe ashakisha ubuzima, kugira ngo muhuze imbaraga muri duke wari ufite, cyangwa se wari kuzageraho nawe ubashe kuba wakwiteza imbere, wubaka umuryango. Jean Paul, nicyo twavuga, wenda twamuha ijambo agatanga nimero n'amazina yombi, tugasoza. 079 52 08 12 7. Nisubiremo 079 52 08 12 7. Amazina Umulisa Kazeneza. Kazeneza Umulisa, abanza Umulisa agakurikaho Kazeneza. Nimero isubiremo 079 52 08 12 7. Yego. Reka tubashimire Jean Paul, nawe nagushimira. Nibyo rwa rugendo rutoroshye, ariko tuba tugomba kubikora, ko ngo mubabara
mwishimane n'abishimye mubabarane n'abababaye. n'abababaye. Iyo jambo zawe ryanditse Muri Matayo yego. Ubwo rero ni Kivu Iwacu ndetse na Connect Media TV ndetse na Impanuro TV n'izindi chaîne zose bazabona ikiganiro. Jean Paul, reka twifurize muri Sokomera bitangiye n'isomo muri ubuzima. Uzabyine mbere ntukabyine mbere y'umuziki. byose birashoboka mu buzima. Byose birashoboka mu buzima. Ubwo rero mu bihe nk'ibi reka tube hafi Maurice atanze nimero ye. Kaze neza. Yego Maurice. Turaza no nimero muraza kwibona mu kiganiro. Mumube hafi. Uwo ari wese urareba ikiganiro kuri izo chaîne zose tugarutseho. Ikiganiro cya mbere twakoze iyo ndabyuka imaze kurebwa n'ibihumbi 25. Irababaje kuba ikiganiro cyarebwa n'ibihumbi 20,000 akaburamo n'abana igihumbi bamuba hafi bamutabara muri ibi harimo nibihe bitoroshye. Mube hafi y'umuryango bari mu bihe bikomeye. Tresfor nkuko twabigarutseho dusoza yakoze ubukwe cyangwa se yaragiye gukora ubukwe mu mbabare ariko yanarabukoze mu mategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Ari umuntu ugeze mu myaka itari mike yabanje kwitonda arategura bitandukanye n'abasore b'iki gihe ariko birangiye Imana idakunze cyangwa se Imana imusaruye kuko ari cyo gihe wende yamuteganyirije kuri isi. Jean Paul, twashimira bari kutureba. Yego reka tubashimire mwese. Ubwo muraza kubona video yose. Tunashimire Jado Pride kuri kamera zose aba ya Kivu Iwacu ndetse na ya Connect Media n'Impanuro. Ubwo ibindi turakomeza tugende tubana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Yego ni mubyifuza mukagira n'ubutumwa mugenera Maurice tuzagaruka muzadutuma tuzaza mutwandikire mu muhamagare mu mube hafi. Abari mu Bwongereza bari muri Amerika bari Australia bari Canada bari hirya no hino ku isi abari muri Congo abari mu Rwanda bari Burundi bari Tanzania. Tuzagaruka aje kutubwira feedback. I know. Yego. Kandi uyu munsi turi kwa gatanu kuwundi wa gatanu azababonye feedback. I know tuzagaruka. Mwakoze mugira ibihe byiza. Imana ibarinde mwikomeze kuwiteka akomeza bahe ibyo mwifuza byose kandi nibikubaho mu buzima uzajye byakira. We never know ibiri imbere ariko Imana izakomeza kutubera umugenga wa byose. Imana ibarinde turasubira.